yagiye ririya joro yagiye muri ririya joro sikubona wataye umutwe nari navuganye na boss rero yari yambwiye ko nta kibazo yamaze kugera mu Rwanda yabonetse mwanzuye ko turayikorera mu rugo okay nta kibazo ni karibu rwose uzamamagaye inama igiye kubera hano na boss agiye kuza none njyewe nkora amasuku mwarirukanye umuntu wayakoraga sureba ibintu we na kibazo mwahoze mukirukana Cedric ntabwo nzabababari ari Cedric yaje n'ibiki ko mbona wajya ngo uramukubise wowe kumbona wiriza se wabaye nk'intu wirukanye Cedric ntumbwiye ko ari kira karaga ngo kari kumuriza rero murihangana bose agize impamvu zitunguranye ziri gutuma nibyo nari ngiye kubabwira murihangana nabwiye ngo mureke njye no kwiryamira ko nzi ko wankundaga nanjye ubizi neza ko ngukunda uri hehe hatuma umara iki gihe cyose utamvugishije ya musore w'umuyaya ni urimo gushaka igihe nahereye Musembabazi hejuru y'irangigira y'umuyaya ni urimo gushaka kunsuzuma umuyaya nanone nasoni wumva igihe wahereye imbabazi babarira umuyaya ni wowe ufite ubuyaya mu mutwe wawe mbongi ndashaka kwica gake ariko nkwica gahoro kugira ngo ubone ko nta muntu ujya ukina nanjye n'ikindi gihe no kugutekerezaho nsanga muri njyewe mfite urukundo kuri wowe mbabarire bishaka tunguye ariko naragukunze kandi ntabwo byoroshye reba hano Cedric uvuze naragukunze ntabwo nabiguhisha wenda usinzi uburyo uri bubyakiremo ariko nk'undi musore wese ufite amarangamutima n'undi musore wese ubasha kureba umukobwa akaba yagira umutima udiha mu gituza n'ukuri naragukunze ndekera Cedric ibi bintu bimbwiye nanjye bimaranye iminsi nibyo Cedric nanjye naragukunze from day one twicara hano nabonye uri umusore utandukanye nyine nabyiyumvishe amaraso yawe yarankuruye cyane thank you so much ntabwo nzi ikintu navuga ntabwo nzi ikintu nakubwira gusa biraryoha gukunda umuntu wawe ugasanga aragukunda kandi I can promise you ko nzakubaha cyane use koko danaje akansanga ku muryango wawo navuga ko nje gukora iki ariko uko byagenda kose ngomba kubonana na Alice
injira ntabwo wafunze. Manager iriwe neza. Meze Meze neza iteze. neza none se Dani ari he ko ari utudokima nahenzanye ngasinyireho? Dani ntawe uhari. None se umeze neza? Ndabona nyine nabonaga wahindutse amwe ntabwo nari nkuzi umeze gutyo. Oya nuko numva nyine ndumva ndwaye mu mutwe mukunda ariko ahandi rimeze neza nta kibazo. None se wa mukozi wanyu ari he ngo mumunumire amazi nzanire amazi yo kunywa? Nta mukozi ukiba hano. Nyakuzanire. Nta mukozi ukiba? Ntawe uhari. Cedric ntawe uhari? Si we mukozi mwagiraga ngira ngo wenda yanibeshye. Ntawe uhari baramwirukanye. Nkuzanira amazi. Oya banza ahubwo umbwire. None se yakoze amakosa cyangwa ahubwo wenda ni bwa murumuna wawe bimeze bite byagenze bite? Ibibera muri iyi nzu birenze n'amatiku. Jyewezo sinzi ariko birenze n'amatiku ntabwo nabona uko nabigusobanurira nanjye biba byandenze gusa baramwirukanye ibaze ko yagiye ataransezeye sinzi aho ari telefone ye ntibaho. Kuzanira amazi wanyumye ubanzemo urangwa ibiki ariko reka nkubaze ibi byose ko mbizi neza kuri kwiruhiriza ubusa ko niyo wateka ibuye rigashya Arisa atazigera gukunda waretse ibyo ngibyo urimo nta gukunda ntategeze kugukunda ntazigera nagukunda umutima we n'uwawe birahabanye. Nagusabye kuva mu buzima bwa Arisa uranga rero ndashaka kukwica uburi rw'irengero icyo bita kubirirwa irengero. Ufitiye inyungu mu kunyica? Uzi gitangaje se nuko n'Imana yagukuyeho amaboko nawe ntizahuri ubu hano uraho umwana rero nyina niyumve. Iyo mbimenya rwose nari no kubabwira mukamunyera niba ubwo wenda mwegere yabananiye wenda. Ntabwo yari yatunaniye. Cedric yari umwana mwiza ahubwo nyine ni ibintu bibera muri iyi nzu ntazi. Na ubugambo na amatiku byabariya bavandimwe banjye ntabwo mbizi. Hari no kwihangana nyine niko abavandimwe n'abavandimwe bimera. No kwihangana none se kuta decision zawe nyine ubwo ugomba kuzigenderaho nyine nk'umuvandimwe. Nakundi no kwihangana. Sawa rero ubwo nanjye reka nsubire mu kazi ubwo Dani n'ubundi narinje kansinyira amadokima nkamubuza ariko nsubire mu kazi. None se ntabwo wansigira izo dokima akaza kuzisanga hano akasinyaho akazazikuzanira aje mu kazi? Oya urumva ntabwo nakuvanga we mu kazi kacu keretse wenda buriya nzo kwasanga wenda nkagyozo dukorana wenda nari kuzisigira kuko niwe ubuze uko bimeze. Ariko nanjye wabisiga aha nta kibazo. Oya nta kibazo wikigora ahubwo njyewe ndaza kumuhamagara noneho anyisangire muri office ari hazisinyira. Okay. Sawa rero urakoze kandi ukomeze kwihangana. Yego nakundi. Se kuko mana yanjye boss ndamenya mushakira hehe. Suppose mana yanjye ko mbona agiye kunsaza. Niki gituma unkorera bino bintu? Ko biwagira kose Arisa atazigera gukunda. Umutima we n'uwawe birahabanye ntabwo muri bamwe. Mbongira ikintu kimwe. Niba utekereza ko ushaka no kuvaga ubisire mu mutwe ntabwo uri buve hano. Ahangaha urahavura umurambo ndetse nta n'uzamenya naho warengeye. Uri kubyumva? Ese kuki ufite umutima umeze gutyo? Wanze kwikura Arisa mu mutwe
none ugiye kuhasiga ubuzima. urukundo rurizana, ntabwo urukundo ni force. urabona ahantu uri ahangaha nta n'umuntu uzapfa amenye n'ahantu uri. aha naho umwana rero nyina niyumva. So igitekerezo cyo gutekereza ko uri buve hano uri muzima, icyo ngicyo cyiseye mu mutwe. Ahubwo iba bifite nk'akajambo kanye mushaka kuvuga wakavuga. Ikibazo nuko n'Imana yagutereranye. Ubu rero iki gihe cyo gusezera ku buzima bwawe. Uraruhizwa n'ubusa. Alice ntazigera gukunda. Really? Nta gukunda, nta gushaka, nta kwifuza, arakwanga. Ikindi kandi akwanga urunuka. Nawe uri Semana, uri umuryango wanjye ntacyo naguhisha. Yambanje kukuririra. Nubwo nta mugabo uririra undi, burya ngo umugabo yabwira undi agahinda ke akakabwira mugenzi we. ariko niko bimeze. Sinagize ibibazo byinshi. Amafaranga yanjye yose nyashora muri Korea ndi gushaka isoko. Iriya business birangira mpiye mpata amafaranga menshi kubera iki si no gushya gusa. Urabona uyu mu boss kumufatisha cyabaye ikibazo kandi ari amafaranga nayo narabimenyereye. Ya amafaranga amaze gutakaza ndi gushaka iriya soko. Mwirukanka inyuma umunsi ku wundi kandi ikibazo cyaza amakampani aguha deadline cyane. aho kubita deadline nawe watinda isoko bakayikubita undi. Wayo n'amafaranga washoye nta kintu uri kunguka naki gufatisha uyu mu boss njye n'ibibazo. Yana Shafi, wowe ndumva ibintu byawe bibabaje kabisa. Arababaje. Ariko buriya njyewe wumve njyewe nagize amahirwe buriya ntabyita nk'umugisha. Uzi uko nkimara njyewe kuzana amapine nagiye kuyazana bamaye n'amafaranga banije kunyishyura. Urumva nagize amahirwe nk'ay'impunzi. Ariko niko bimeze ndari nk'ay'impunzi kabisa. Ariko reka twizere kabisa ko byibuze nk'uko batubwiye ko inama tuzayisukura, atwizere ko basezaza tumenye umwanzuro uzavamo. Naho bundi mufatane mu bibazo ngo utangire wariye ni ukomeza kare. Bamubwire rero buri umugabo n'ibibazo baragendana. Yego. Uretse n'iki cya business naje no gukomeza kunyana ibibazo na mushiki wawe. Ese byagenze gute ko mperuka basanga hariya mbona mutahuje bimeze? Twarashwanye turatandukana birangira. Umunyuma nze kumushaka mu musaya imbabazi ndamwegera musaya imbabazi ndamwingira ndiko twasubirana. Man bro biranga ndavuga se nkuri iki ndamupfukamira musaya imbabazi zishoboka pe. Ahubwo noneho nkomeza kubona umujinya urimo kwiyongera. Urumva? Ariko brother mu bintu binzanye hano buri inshuti yanjye kandi kuva kera mbabarira umunyingingiye kabisa. Wenda we yakumva kuri umuvandimwe ukuri bishoboka byose ni dire ngo hayi ngewe mu nyamuzanya kicyo ushaka ariko umufashe umdiringire kabisa ndebe ko twasubirana. Shafi hani kirunze nuko mbana abakobwa tubana na masasu bana bashikirana cyakoze nabyumvisheho biba bintu byakubayeho. Ariko nyine nanjye igihozo niwe wampaye amakuru nsanga burya hari agakungu kuri umukozi wari uri hano Cedric nahise mwirukana. Nyimara kumva ko hari ukuntu bafite utuntu tw'udukungu kandi narinzi gahunda yawe. Nahise mwirukana rero njye ndabati aho kugira umuntu w'umukozi adukoze isoni kamuhagarike. Urumva naramuhagaritse ariko ndaza kukugeragereza basi ndebe ariko yana kuko tubana hano nta masasu gusa ndabigukorera nka deal ndakwizeye wowe n'undi ugomba kuzanshira kabisa. Ariko nanjye mu kuganira kwanjye nawe musaba imbabazi narebye ukuntu ari kwitwara n'ukuntu arimo konshitinga byatari mpita mbona ko nkurikiranye neza nsanga ko bari basigaye. Cedric yaje ari gatumwa hano ubu ngubu nta n'umwe uvugana n'undi uretse kuba wenda nshobora kugenda nkamwegera wenda kuko ari gahunda yawe nk'umuntu umfata nk'umuvandimwe. Ukurebye hano kuva Cedric yagenda kuva n'umuriro uru rugo nta muntu ugihuza n'undi kabisa.
Alice yabaye Alice muri urugo bimwe navuga kajyoza umuntu akana ubu ngubu Alice niwe noneho hano niwe uri muravuga n'umuriro nta muntu kimuvugiramo ngo twirukanye Cedric ibintu nk'ibyo bro ndi mu bibazo byumve je vugana kugira ngo ndeko hari icyo wamfasha nk'umuvandimwe oya ndabikukoresha ngerageze kabisa ndabikora ibibazo by'akazi ibibazo by'umugore byashanze kabisa navuze icyo mwa wandagerageza gerageza uko biri ngerageze kabisa ndabizi bizakuba sareka tubireke ndatwikira muri twamaze kwikinira ni karita none ngo utsinde ariko nerengesha ubundi sinagutsinze utampatirana ngo ndakugirira impuhwe oya twikinire dakira nizawe Come in. How are you? I'm good, how are you? Meze I'm good. Long time. Akazi semeze bite? Akazi biragenda nta kibazo. Ariko se uko mwanengushe bimeze bite ubu ndiye noneho ikintu kinzanya cyo kwirebera boss wawe. Kumufatisha kuri telefone. Telefone yo iri off ntasi umugabo arafatika ryari. Rero ndavuze tuze n'ikindi reka nizere kuri office ko mureba. Okay rero boss muri iyi minsi ntago ari kuboneka ari busy cyane pe. Aho se boss ahora ari busy. Buri uko wanje boss ari busy. Ngaho mu nama ngaho iki ubundi mukama appointment naza nkatana mubonye. Bundi company biteye bite muri mu makora muti. Nyine none se aba boss ko bagira project nyinshi ubwo afite izindi project nyine ari kwirukankamo. Uzi ikintu se kibabaje. Bari abakore yandi gukorana nabo. Umva noneho barimo ambwe ati ntabwo akazu gashoboye icyaba kizere kaduha abandi bishoboye uwove mu nzira ubyihorera hakomeza nanjye basi mbiyanganisha basi mu munsi umwe nyine urumva ikibazo gihari kandi n'undi kibazo cyari kizakemurwa na boss kuba yibereye hano nubwo mpunze turi mu nzu reka nongere musange hano usanzwe muri kwifatira utuntu tw'ukazi umudiranje kutamamagaye se ngo nze mufatire ariko izo muheye ifanta yanjye ari wajya ureka kumbangamira utwaye iki se ndetse ifanta nikonjeshereje uyisuyinywaho uyunywa koka oya bizana amahane muri ibi bintu amafanta arahari nta kibazo umve n'ibikonje bwawe nyumvira jyewe reka tureke ibi bintu babara jya umuvanaho amatiku ahubwo ikintu gitumye usanga ahangaha ndashaka kukubaza niba wamenyera aho Cedric yaba ari cyangwa se niba wabuze botike yahahiragaho akiri hano nkajya kubabaza wumva ko nta makuru ye nabo baba bafite ndi gushaka umuntu wese waba uzi Cedric gambwira amakuru agatanga ibintu bizima byaba bikuvanye mu nzu gahuduka nakukaza da ntago bavuga ko mukuru wawe wahuduka bavuga ngo ukaza yeho wambabariye uvuye mu nzu uje kumbaza ibya Cedric nukuri nta kindi kintu kinzanye hano ntago bizatinda murindire boss mu minsi mike yarabageze none se udashaka iryo soko none se wowe ntabwo ushaka kumagwa hadi tugasinya contract nawe tugakorana kuno bundi ari wo muhagarariye hano niba ataboneka none uvuga ko boss niba ataboneka rero akazi kanyu kazapfa tekereza namwe abantu bose babizera bagakwana namwe niba boss ataboneka azashaka undi basumuhagararira mu kano kazi gakora Riga nanjye maze goma amafaranga menshi kandi numva nari nizeye ko tugomba gukorana mwaye mwana bindi Nase urashaka ngo bigende bite mu gihe ngubwete boss ntawe uhari ntagaraboneka azaboneka igihe cye n'iki ngiki nabasha kuba yaboneka kubera none so manager maze iki hano none uri manager kwizina uri manager kuri badge uri manager kuki Shafi
oya namwe ni Shafi. mukaza abantu igihombo buri munsi Mamagare uzapanga amaze Mamagare security. nuko wicaye muri office n'ubu laptop gusa Shafi. uraho ngaho Shafi. uso umaze iki Shafi nakuwo kuri umuntu mukuru sohoka akajyana ibyo ngibyo Sohoka. amafaranga yanjye yose security sohoka umva mu bagusohora no nkimbwa sohoka ndasohotse Sohoka. ariko nta kazi kawe na boss mwese muri bamwe n'ubundi sohoka anyways sundu ndakaye gutya ariko hoya kazi ko mu kagiye konseza noneho mana yanjye ubu ngize noneho gitifu w'abakozi ungize umuntu ushinzwe kumenya ahantu abakozi bo mu ngo ahantu baba bajya guhahira bari abantu ko nawe yakora amateka agahinduka mwagiye mwubaha abantu basi nyibwirira ibyo nkubajije Alice uri mukuru wanjye ndagukunda cyane pe nawe urabizi ariko ntukamfate ngo umfatirane unzane ungire gitifu w'abakozi bo mu rugo noneho unzane kumenya amakuru y'akaraga surubende ngo ni Cedric ntabwo nshinzwe kumenya ahantu Cedric ahahira nta nubwo nshinzwe kumenya abantu yagendanaga nabo nta nubwo nshinzwe kumenya ahantu ari aka kanya okay ukajya kimwagiye muca make ko none se katakiri muri no rugura mumbaza nkandi basi nyine mbwira niba hari aho waba uzi ari nyumva neza tega amatwi yakurugutuye neza ntabwo ngiye nshinzwe kumenya ahantu abakozi bo mu ngo baba bari naho ba Nazartis mbona mwakoze inama ubwo urimo kunzana ibintu bimvanga ngewe muri aya masaha hari bimeze bite ko nashaka ko tuvugana byashoboka wambwiye mwebwe ibintu byose ni ukubahereza umwanya ngera aho mushaka ko uduhaye umwanya ubwo ndakuzuye wanawe ntabwo kubita da makuru se ari ko usigaye uhora utishimye amakuru nayo ureba Dani ni iki se gitumye nshaka ahubwo mbwira ibyanjye byo byihorere nagira mubaze ku bijyanye nawe na Shafi bimeze bite ko Shafi John yarambwiye kandi koko nanjye nibuka ko ubwo nabasigaga ari nijoro byaza kudusura ko mwarasozanyije nabi byagenze gute ariko wahindutse nahindutse ne none Shafi umuzanye mu hano ngo bigende bite urashaka iki Shafi ni muntu ki kuri nge urabizi ko Shafi ni umuntu twarangije kwakira nk'umuryango twe twaramwakiriye nk'umuntu tuzi ko ari umugabo wawe ni kubera iki kweri wajya kumurutisha abakozi nanone urongeye abakozi ariko iryo jambo abakozi muri uru rugo rizabavamo bigenze gute ntago ngewe Shafi twakomezanyije ntibizanakunda twaratandukanye burundu Shafi Oui, bite ni byiza. umeze neza Meze neza wowe. umeze neza cyane Okay, that's good. hanyuma nijya guhamagara ujye uhita wibwiriza ikintu ngiye kukubwira ushize wakanze akanyenyeri kagufi Shafi gutyo ufite akaboko kagufi Uyu munsi ndakanda akanyenyeri karekare ngire Shafi tumbabarira urambura akaboko ndagusabye ntukagahine oya amafaranga ntubizi ko nanjye ikibazo cy'amafaranga uyu munsi ndabona gukorera ikosora kabisa. aha nkufitiye amakuru rero Aha, mbwira sasa. ngewe ntabwo ndakabati umva nkubwire rero si uzagira ngo ndirya akaradiyo nararyegukanye umva se numvishe rero Dani ari kuguteretera Alice ko musubirana ushize rega numvishe mwatonganye mwashwanye mwagurukanye ibibazo byabaye ibibazo muri mwatandukanye
gutandukana ahubwo burundu. umva rero Dani ari kuguteretera Alice urumva nabindi ndimo ndabumviriza urumva Dani asanze ndi kwivugana na Alice ahita ambwira ngo mbahereze umwanya bagira ngo ndagiye umva ndabumviriza koko ahubwo se mbwira nta makuru ya Cedric. reka umva Alice yataye umutwe yirirwa mushakisha abahisi n'abagenzi abikoreye udutaro abagize gute abakubura mu mihanda yirirwa babaza ngo nta umuhungu ngo w'inzobe ngo mwamboneye ngo witwa Cedric nkibaza se abantu bose bazi uriya muhungu w'inzobe karagasura ubende ariko se ririya shyano ari kwikemba iki ntabwo byarancanze ujye ureba ku buzima bukomeza kweri kuba icyo uba ushaka kureba ahantu ubuzima ni ikintu kirekire ntabwo uba uzi igihe uzabaho jya ubanza urebe ahazaza hawe Shafi ni umuntu ariko ibaza umuntu wagiye kugukorera arifata ajya hanze stila akikuzirikana uzo abantu baba barahuriye hariya ariko wakigufite ku mutima uvuga ati ngiye gukorera uyu muntu none se ibyo ngiye nibyo ndebaho njya guhitamo umugabo nzabana nawe ahubwo nuko namwe muri abavandimwe banjye ntafite aho nabashyira ariko n'ukuri njye ntago nabana n'abantu bafite imyumvire iciriritse nk'iyanyu mwenda bihangana muri abavandimwe banjye ariko se nuriya twahuye dukuze nawe mwihanganire nagenda azabona abo bahuje imico kandi nabwo natayihindura sinzi ko azabona umugore umuntu usuzugura abantu bose abonye Dani winyinjirira mu buzima ushaka kumpatiriza umuntu ntashaka ari Shafi yagukoze iki Shafi yagukoze iki ku buryo icyo yankoze murakizi namwe nicyo muhora munkora ariko nyine mwebwe ntaho nabashyira nyine muri bene mama ntaho mfite nabashyira ariko rero sinabafata ngo nongereho n'uriye mushiki wanjye none nkawe mukuru twese twakabaye tureberaho urugero burimo uraduheza ariko ndababereye umwana ibi ni byo ushaka ko twege nyine natwe tureba tukaba bati umubyeyi kuba azi ko turi kumwe na Alice azi ko dufite umuntu utugira inama uru ni rwo rugero ukeneye ko tujya tureba ni rwo rugero iyaba ahubwo namwe mwamiraga nkanjye mukabasha kundeberaho mukananyumva kava muri ibyo bintu byanyu myumvire ipfuye ntazi musumbanisha abantu njye mbabarira ntiwongere no kumbwira kubyo niba yanagutumye byo ndumubwire ko bibyanze ntago bikunda nyamara wabitekereza wamviriye hano se ukareka no kumbwira ibyo bintu wamviriye hano Dani ari cyo mubwiye cyo ubitekerezaho naho ubundi nahazaza mwana wamwe nahazaza kazi reka ibyo ndakwingiza ahubwo manager wanyu Tricia yaje hano kare kureba anshakira iki yagushakaga yari afite amadokima ngo yashakaga ko usinyaho ahari sinzi ibintu by'akazi kanyu rero yayasubijeyo ngo muzavuganira ku kazi andi madokima kandi ndaza kumuvugisha ndagerageza muvugishe nta kibazo umuvugishe kuko yagushakaga cyane pe ariko gusa ibintu nkubwiye ubyigeho ubyigeho ko sinkeneye kubona ubabaye ngomba gukora igishoboka cyose umugore wanjye akagaruka igishoboka cyose ndagikora ntiyashaka kwaragwa n'umuntu njye narabikubwiye buriya mungu ntabwo ari shyashya oya buretse nze mwereke njyewe ndaza guca agasuzuguro umugore wanjye nanjye nta mahoro mu mutima mfite no kuryama sindyama paka agaruke umva wowe mukanze akanyenyeri hakiri kare ahubwo nzajya nkomeza mumenyere ukuntu ibintu bimeze riga n'ubundi niwe twifuza muri famiye yacu kugira ngo se njyewe uriya mukozi ndamushaka amakuru yose uryama 5 kuri 5 we 5 kuri kagenzi kako ibindi ubimbaza ikifaranga kindekere umva rero reka ngende bataza kunyumviza bagasanga ni njyewe uguhereza amakuru no banyica muri urugo bambamba sawa sante sana kabisa gakande vuba vuba direct ubutuvugana tujifite amafaranga kugezeho sawa undi niwe bofre mba nifuza mu buzima
Alo? Iriwe Dani. Ego. Umeze ute? Nanjye ndakomeye. None se Ego, nutudokima nashakaga kunsinyira. Ni ibintu byawe byo kunsinyisha ko bizanyica noneho ra. Ntabwo ariko ntabwo bikaze cyane, nta kibazo. Nanjye nabyisinyira nuko nagira ngo ubanze ubisinyire. Okay. Nuko yari yambwiye ati nze kukuvugisha, urumva gusanga umuntu yambuze ndabaza ati wenda ndaza guhita nkumenyesha ariko sinzi ko byangiye gukeka kandi bagirwa ariko nashaka nk'uwongeye kuba free ariko ndamubaze nyine nonse wenda gahunda yari ihari. Namaze kuyisinyira nta kibazo, nuko nyine nagira ngo nta kibazo mbanze mbone sinyatire yawe, ariko byarakemutse nta kibazo. Okay, ubu nta kibazo. Ego. Okay, murakoze kabisa bamwe ko n'umurangizi mukende. Nta kibazo. Sawa murakoze cyane kandi mujye umunsi mwiza. Ego sawa naga. Sawa. Yarabyisinyiye. Allo? Allo? Babe, umva. Allo? Ubundi ndi muntu guhambaye mushenzi. Wagisambo. Ako bose waretse tukavugana. Waretse tukumvikana. Tumvikana iki gihe? Nta kintu na kimwe ngenda gutwaye. Kuki unzirika nkimbwa kuki utuma mera gutya? Cedric rahamagaye. Ngomba kuvana n'umurambo ugenda. Nujya ni kuzimu bino bintu basi. Ugeze ni kuzimu zicuza ibyo wakoze. Wanzirikuye ino migozi nziritse. Nta muntu nishe, nta muntu naroze, nta muntu agiriye nabi. Ubundi ninde muntu guhambuye?